ariko umwana wazana bayikamo umwana basumye wenyine akwigize bana ubu ubuzima bwo guhora yonirwa ko nabyara abana n'umwana ntabwo Imana n'umwe ubibona nta jambo nta mukozi byanyumva mushiki w'umugabo agahinda kagiye kuzanyica ubona ko ufite abana bashize umwana mwiza wendegeye Imana ndeba hano ndeba ukuntu ngana nakwitereka ku mutwe kandi wabibona umire uranyizaniye abaje kuremo ufite icyo kibazo era mu bashamuna nakana akajya kina niba nawe ngo umutinganyi ntabwo ari ikosa nta nubwo bikureba akizura agahura n'Imana mfite akazi muri uru rugo wa Mana we ku mutima wanjye ugiye guturika abana baye ndagira umugabo utankunda umaze kunkeke ngo simbyara none Mana n'umutinganyi koko ibyo ari byo byose uri gutekereza ko ndi umukobwa w'umusazi ariko ibyo byose bijya gutangira byatewe n'uko nakunze utarankunze mu magambo make nanjye niko nisanze uzi ko wabaye wakarute neza ubuzima bwawe bwose ni akazi n'ubwo ukora mbega ese ayo maso yawe namara kugira ikibazo ubu uzavuga kuko ngo ese akazi ariko kadutunze ugiye mu bigenze gute kandi ngiye ku buryo uhora kuri mashini se erega impamvu mbagira ngo mbisoreze rimwe mbone nuko nanaruhuka njye ku kazi ntabirangije uzwirirwa ku kazi wenda ku kazi ngenerwa nicaye ariko kazi ubu ukora nk'imashini ari hano mu rugo ntuva kuri mashine none simba barumbwira ubundi ubuzima bwawe bwa buri munsi ubu rivinga ryari nk'ubu duheruka ryari kuganira tukajyana ikiganiro nk'abasisitazi urayika tukaganira ku buzima bwacu kuri ejo hazaza tugapanga imipango tugahuriza ibitekerezo hamwe
Shengera Nirya. ndakazi kandi ngiye nta mafaranga mfite mbamaranya kugira ngo regaye muri amafaranga. Ese ubwo waganira iby'imibereho uzi ko wabura. Ukuntu ukunda akazi se njye ntabwo nkakunda. Nawe ukabyinzara se ubu wababwiriye ukavuga ngo tuganire nanyishe. Umva reka mubwire rero. Uzi ikintu nsigaye ntekereza? Okay, abare ntunyumve nabi. Cyase nyine urumva umuntu nyine ushobora gutekereza ibintu bidahuye n'ibyo watekereje ariko ngiye nyine ahanini ibyo ntekereje akenshi nyine biba bisa nk'aho ari ibyanyabyo cyangwa ari ibyanyabyo sibyo hariya byita gutera iki ntabwo ari bosansi sinzi ukuntu babyita ni nko gufomboza nyine gufomboza nyine ntekereza ibyanyabyo nyine urabyumva ahubwo ikintu nsigaye ntekereza ko mbona usigaye ukora nka mashini nkaho uba ushaka kwereka bosi kurenze gukora cyane ko ari we mukozi wa mbere nyine yo the best ariko rwose wa muntu uri hard working nyine wa muntu adashobora gukomparinga kuki igihe cyose mba numva usa nkaho ushaka kumuprovinga ko you are the best Wesheri subizi se njye n'ugukunda gukora gusa bisanzwe kandi urabizi ukuntu ndi umunebwe ku kazi nkora gake ariko se ubwo uri kubona mu maso dore sone n'ubundi nsanzwe nzigira reka nkubwire ku kazi urabizi ngiye nkora gake n'ubundi buri gihe se utanga noze raporo mbere yanjye mbese kugira bajye bahora bavuga ngo buri gihe nenda gutanga raporo rero iyo mbona ntabirangire mba ngomba gutaha ntabikorera mu rugo amaso arakwishe ariko ndimo ndakubwira ntuzarwara amaso ukangira umusazi ngo urashaka kugira ngo umuntu azarwara amaso nta n'atanu afite se yararwara afite icyo aryamanye nzayivuze yo nabonye amafaranga tuganire tumaze gupfuna ukabona yesheje akazi wowe uhora ukora ubuzima bwawe bwose ni akazi niba bose azagukunda azagukunda niba atazagukunda azabireka ntabwo nkora kugira ngo bose nyine bigezeye ibyanjye rwose nawe urabyumva ugeze kuki inde nande si ubwo icyo utumva nicyo uri umwana nyine inde nande ko ntabwo mufitanye gahunda muri iyi minsi nuko shasi si reka nkubwize ukuri sometimes urambabaza nkumva ntabwo kubita muri iyi telefone nkakumena umutwe ukuntu kameze ubwo afite umuntu nkanga kubikubwira nuko nta muntu mfite nta wundi muntu ni boss wacu uko boss reka no mu bantu ntekereza mu twanya nta nubwo boss azamo okay ntago azamo mushiki we meruka cyajya mu gifu byarangiye ko kuriya so bivuze ngo nta kintu na kimwe witaye kuri boss nubwo namwikundira ntacyo byabitwara cyo zamwikundira njyaba ndabo hari pe nge barababaje narabaretse boss mutware mugira wawe cyangwa wawe pe seriye ariko ubwo nagira zino stress bifitiye z'akazi amaso ari kundya umutwe uri kundya ngo ndajya mu by'inkundo ibaze ariko reka mubwire uriya mugabo wabonye ko afite amafaranga nta mugabo ugira amafaranga udacinya umugore niba urumva niba uri kumukunda afite umugore wibwira yuko naramuka agukunze we hatazaguca inyuma reka ahubwo mubwire rero nindamuka mugushije mu rukundo umutima we nkawuwininga sinzakubona ureza agatwe uzumubwira ngo nareka nabashyigikira ngo namukunze cyakoze ahubwo mufashe yaguciye inyuma shaka agatwe nakamena Tangiye iki? Ese ubu nisangaye ku buryo kano kanya uri gukora isuku. Asi uza akazi kakuzanye cyangwa waje hano uje kurya no kubyamamaza. Uwo rero isugo twamaze kubyimba kwagusha amana. Ubu se kugeza aya masaha narasanga muri salo amajana cye gihari reba isano zigeze hako ni. Isano kwese utoto.
umukozi uyu nawe rero aratangiye urutoki se ko ubuse muri salama jewe hari icyo wahabonye bavuze ko agakobwa n'agashi agakobwa nakahise wakikora umva utazanzanaho agasuzuguro nkakwemeza waje unsanga muri uru rugo ntabwo uzi icyo babarira nawe uraje mbabarira mbese ubu ndi kumubwira nawe kumubwira ko nta cyaha kiri muri salama ndi kumubwira nawe sangahe se sangahe isuku ntabwo ayikora saa 10 za mu gitondo saa 2 ziragiye ubu wabona na musaza wanjye nta cyaha yagiye anyweye aragutuka uretse muri ariko reka nkubwire utigishwa inyuma yewe wongera uhagarara aho wari uhagaze ibintu bakorera maze rero ubuntu bw'ubuva ntara bw'intirabuzima nta mikino agira ubundi ngo ibi bintu wabona nawe musaza wanjye yagiye nta cyangwa yuhenye iryamye mu nzu ye yubatse nasirabikubwiye aratangiye umva wowe ziba ubundi nta n'ijambo ufite muri no ujye uziba ntukamvugiremo ndi kuvuga wakicucu umusaza wawe si umuntu ushabiye nase ubu yagiye akinyweye ngewe mbyutse nta cyayi kiri muri saramanje ubu we yagiye akinyweye waba uzaratukana buri munsi aho hari we na nyokobuja mwavuye mu ntara zimwe muri ko mwese muri abavantara cyangwa muzitwaza gusenga none wowe none iyo ushatse kurugiramo ufite umujinya ujye wibuka ko waje kuryama muri uru rugo gusa uri gukosora amafaranga ya musaza wanjye nta kana ntaki twiwacu mu muryango wacu turabyara mu muryango wacu turabyara ntabwo turi inyuma wazatumutse ukava muri kwirirwa urya udufaranga twa musaza wanjye neza neza ugiye kumwangaza i Kigali ubu se ukeka ko mu wacu nta mwuzukuru akenera ijigo ryaraje itama ryaraje uri aho ngaho ariko rwose cyakora reka mubwire ndaje mbaze rero wagicucuwe na mu gitondo arambabari wacu ni kure nawe rero ukazi uramenye suzaburi narakubashye kubera ko nakubashye nk'umugore wa musaza wanjye ngo ugire ngo nawe waza nasoni ushobora kuzura akabazo ugasanga bibaye ibibazo umuntu araza kurya saa 9 kubera reba ku kaboko birakureba we wanjajwa utangwaza intoki z'imitwe nkahita nkukumbagiye faho amabyino kuba ntabyara n'injye wabise nkukuri ingumba ndetse reka ubwira ibintu ndaza kuvuga musaza wanjye abyige ureba ushobora kuno usigaye mubwira ukamushyigikira mwabonye urugo mwasanze twarakoze ku bw'ababirigi mwaje gutemba amafaranga uri umukobwa sheri nawe uri umukobwa ejo washaka ukamera wowe ko washatse umukobwa werekana umusaruro byazakubaho ibyambaye kuba ntabyara ntabwo ari byo wabihisemo sheri ndabigwitemo si musaza wanjye mvuge ko nta bana cyane reba ukuntu dufite reba ukuntu ino nzu yacu ingana dukeneye akana kazakirirwa gatandatu mureke n'inzara ukaba wowe marayani n'inzara ufite siba ajye kugutekera teka nyine siko kakuzanye ubuse nkaho urumva nawe ari gukoropa ntabwo wategura indi utegura ameza yaje anaje gukora nawe ugomba kuba umugore muri uru rugo rwa musaza wanjye ukajya ukora imirimo yose ukanita ku bintu ugasanga ibintu byose biteguye hariya ngeze nzabyuka umva iwacu twavutse turi bacirana ikunda bazanzana n'iyo sisemu ubuzima bwo guhora yorirwa ko nabyara abana n'umwana we ntabwo uri imana ntumwe ubibona nta jambo nta mukozi ryanyumva mushiki w'umugabo agahinda kagiye kuzanyica ubona ko ufite abana bashyize umwana mwiza Sisi
Sisi. Oh my god. Mfase. Kubaretse tukavugana. Mfase. Mfase ndiho hakenewe. Ndiho n'umutima unasa. Uramubona? Ntari bugari yatanje. Ariko uramubona? Ubona ukuntu arenze. Umva, noneho ntabwo uzi amafaranga afite. Ako se wakwegutseho gatoya basi tukavugana we muntego. Wajya ureka. Reka mbagiye kukubwira ibintu by'umumaro. Sherenari. Mbagiye kukubwira ibintu by'umumaro Sisi. Reka nkwereke noneho ifoto ya nyayo. Mbaza rero ngo n'umutipe nuwahe. Uyu mutipe ngo yaragukunze ngo byatari ngo yaragusariye nuwa umva. Ngize mu gihe no kubwira ngo murakunda ntabwo aransari. Sisi niba ibyo ndekije nyine ukuntu muryamye. Njye nakubwiye ko ibintu by'abahungu noneho abahungu beza ukuntu ari abagome. Kare. Njye nongeye no kunkangura. Sisi, ubu ntabwo ndyamana. Henuka. Nakubwiye ko ibintu by'inkundo nabivuye. Sha Sisi henuka ari kureba uno. Sha urashya. Sisi, mbabara umupira. Uyu mutipe uramubona? Okay, reba iyi ngiyi. Uramubona imodoka yicayemo. Aho wowe mukundana. Reba. Yesu, dore inzu yicayemo mwana we. Reka rero nkubwire. Yabikubwiye ngo yankunze se mu ruhe rwego. Ntabwo ashaka kuza kuma. Ntabyo ariko byanava mutipe n'umukire byadanje afite amafaranga ku buryo wowe udashobora kubyiyumvisha. Yewe umubwire asubize Amerika mu isaha ntarukundo ese mbabara umubwiza ukuri. Oya nawe tujye tuba abantu bakuru. Ubu umuntu arantumye ati genda untangire ubutumwa umubwire kanaka ko mukunda. Nenda nyine nsubira umubwire ngo iki. Uzakuba umubyibutse ariko mana. None shamange ibintu by'inkundo nabivuyemo. Nenda nagize ngo byibura nawe yaterese. Ese ubundi uzagera sheri ryawe. Utegereje agiye kuziteretera bose. Ariko mana. Ese ubwo nigeze mubwira uko nzamwiteretera ko nakubwiye. Namwe uri namuka mwikundiye ngo sinzashitire ngo ibikiri biki. Namuka twikune. Cyabaza muzikundana ariko nkamubaza. Narakubajije ku bijyanye na boss uransembera uti ntacyo mupanga. None se ubwo ndamutse mwihekenyeye ubundi byakora. Nashaka uzamwekeye n'ubundi nabonye asa nk'uwahekenye kanukanye ntagikunda abagabo. Basi rero mundekere ribigufwa ryanjye nzaryihekenyere. N'uwo mukunde. Uzajya ubagarira yose riga ntabwo ubuzirizera n'ibizaba. Wowe se wamukunze ntabwo uri umukobwa. Njye nazino twabaho. Ubu singikundana ibintu by'inkundo narabiretse. Harya wababajwe. Batendeke bose uzajya ukenyura umwe. Undi none se wababajwe ugenda ukenyura amafaranga y'undi. Wababajwe se kuruta uko nababajwe. Cyane kuva umuhungu wambabaje no bwa nyuma niwe wanzeruye. Bamenye ejo nawe ntazasanga warabaye umutinganyi. Reka nabo nabo umutinganyi ibyo bintu sinabijyamo. Uko bizi ubwo nabona urwo rukundo rwo kujya mu bakobwa reka. Ndamahoro kuko imbabazi ze nyinshi. Ndamahoro naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu amibyo nkena byose. Ndamahoro. Ega ntabwo ko turi buze kuvugana ngeze mu rugo ntabwo nkunda kujya kuri telefone ndi ku muhanda. Yego shirwa mageze. Hasi ubwo wowe urabiyobeye ko nta kibazo mba mfite. Akuboko ndabyo ni ibisanzwe. Ahubwo nyine ngeze mu rugo ndaza kuvugisha ngiye kuryama.
I love you. ese niki wajya ufata n'umwanya ukaza tugasengana abo bahungu muba muvugana nabagushuka koko ubwo nawe uraje dore kutajya umanga n'indi ndetse ukubwiye ko umaze kuvugana n'abahungu none se njye mvugana n'abahungu undi wabwira ko ukunda ninde nunzaniyeho menshi njye n'abahungu mba ndi kuvugana nabo ese abahungu nibo bonyine wahamagara ukambwira ko bakunda none genzi ko nyine igitsina gore gikundana n'igitsina nese uri umutinganyi ukundana n'abakobwa nyine ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko ari abakobwa tuba tuvugana nako ni umukobwa kwanza sinabenshi ni umukobwa nabwiraga ko nkunda ndetse urumva ari ibintu byataye urukundo se rumeze rute urukundo nyarukundo izina rya yesu kirisito ubwo ufite biriya noneho simbukira uraje nese uri umutinganyi urumva ari ibintu byataje kwaciye ubu niyo uri guskoringa kuri telefone ntabwo ubona ko abantu benshi nabi kuba umutinganyi n'ubwo nta kintu bitwaye udatuma mpfira hano ngo ngukinike wicwa n'iki se nta bintu byataye ni ibintu bisanzwe what ni ibintu bisanzwe bishobora byose ibindi bikeneye mbaye amarira ujya yazana kuri musaza wanjye njyewe nukanze n'ayo marira njyewe narakakaye umwonyerizweho rwose ibyo njyewe ntabwo bijya bimfata ahubwo mva mubwire ariko nanjye oya njyewe nabyemera ubwo nyereka ndebe urimo urankinisha ariko yego kumamisha Nziza? Ndirinda arikanga we ukashita izina rya yesu niki nase ubonye ari shitari ku buryo umutokereza ni urwo rwego ugezeho nkaba mbana nawe mu nzu kubera iki ushatse kuvuga iki mu nzu yawe se tubanamo si ko umugabo wanjye ndumiwe cyakora ndaza kubibwira musaza wawe oya pe mvabwire mami mu bintu wavuga ibyo byo ndabizi ko utabitinyuka oya nuko nsigaye nkwisanzura cyane nkakuganiriza ese nikosa ko nsigaye nkuganiriza ariko ndi kurota hari ntibyanyabyoja ibyo bintu najyaga mbyumva mu mafilime nkabyumva ku mateleviziyo nkabibona ku mateleviziyo nyine nkumva ni ibintu byo ariko yesu kirisito mvara mubwire hari igihe nawe nkuba ugashaka kurengera nimba nkubwiye nkweretse ibintu wabikubwira ubundi se wizeye gute ko ari ibyanyabyo ibi bintu ushobora gutinyuka ukabibwira musaza wanjye ukabibwira musaza wanjye gato niho nahita nkwereka ko ndi shitani noneho ya nyayo ntabwo nta nubwo wararamo iryo joro ubiceceke umire kuba bicitse nkabikubwira si ikosa kuko nta n'igihamya ufite nujya kunda kuzi ubu nawe ubonyeho mera kugira ngo ujye kunteranya musaza wanjye ibi binabimenye dore ko wamugana ingumba mutajya mugira ibi bintu utinyutse gato maze ubu musaza wanjye arabimbajije ndeba hano ndeba ukuntu ungana nakwitereka ku mutwe kandi wabibona umire kuba umutinganyi ntabwo ari ikosa nta nubwo bikureba ndabona utangiye gupfunekwa ntupfuneke umire dore ko buno bubiriya bwawe ariko witwa witwaza agakizwa agahura n'imana urakanje mfite akazi muri uru rugo w'amana we umutima wanjye ugiye guturika abana baye ndagira umugabo utankunda umaze kunkeke ngo simbyara none mana n'umutinganyi koko